kurota uri murya mu nzozi bisobanura ibibazo. Icyo warya cyose upfa kuba uri muhekenya mu kanwa kawe. So rero bisobanura ko ari ibibazo umuntu aba agiye kujyamo, nongeremo uyu birota cyane we uri murya wowe wenyine mu nzozi. Bahita ngo the serious problem is coming. Uguruka umusozi. Ubundi biba byiza ko ukanguka ugeze kuri top y'umusozi. Yego. Ugeze kuri top y'umusozi washima Imana ukanezerwa. Ariko iyo ukangutse utaragera ku mpinga y'umusozi, utabashije kuwutorera, ushaka usenga Imana kuko n'ibya bibazo bije ku buzima bwawe. Turabasuhuje mwe mukurikirana Ubumwe Bwabera Ministries. Amahoro y'Imana bane namwe aho muri mwese, ahari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari hanze ndetse n'abari muri Afrika, mwese turabashuhuje kandi Uwiteka akomeza bane namwe. Turakomeje mu kiganiro cy'inzozi, aho tureba inzozi, tukareba imivumo, tukareba karande ndetse tukabihuza n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Kuno munsi rero turakomeje, ejo twari twavuze ku bigori, turabisobanura neza cyane ndetse tugaragaza uko bigenda, uko ibyo warose n'icyo biba bisobanuye, aho twarebye ko hari ibyo umuntu arota akatihutira kwegera ababisigiye ngo bamusobanurire, hari n'ibindi umuntu arota akahita agerageza uburyo cyegera Imana byihuse cyane. Uyu munsi rero tugarukanye n'umushumba. Mushumba, mwaramutse neza? Mwaramutse. Imana irabarinze. Ndashimira Imana ko ikomeje kundinda hamwe n'umuryango ndetse n'abantu benshi tubana ku rubuga. Imana iraturinze. Hari umuntu wavuze ngakunda ukuntu wambara. Uzamubwira myoherereze 100. Nanjye ariko ndaza kuri guha. Merci beaucoup. Muraho ngabo ndaza kuri guhereza pe. Nangira ngo ngabanye imyaka ibambanye myinshi. Uno munsi rero ejo watubwiye ku nzozi z'ibigori, aho twavuze uburyo bwinshi umuntu ashobora kurota ibigori badusobanurira. Uno munsi nagira ngo dukomeze n'izindi nzozi, cyane cyane ko hari abakunzi bacu baba barose inzozi bakatubwira ati nyaboneka mwadusobanurira ibi ngibi n'ibi ngibi. Nagira ngo uyu munsi aba ari byo tuvugaho, udusobanurira inzozi ese zivuze iki, kugira ngo n'undi wese uri buzirote cyangwa se wazirose utarabashije kuba yabaza, nawe abonereho ubusobanuro. Urakoze cyane. Ngira ngo rero nk'ibisanzwe abanza ugasuhuza abantu bawe bagukunda, noneho tukaba twatangira. Shuhuje abantu bo kununga bose, abo muri site ya Kinyana, site nunga ya mbere Rwinanga za Murinja. Shuhuje abantu bo ku Mugendo, shuhuje abantu bakunda kurya akabenzi aho baherereye. Reka suhuze n'abandi bantu nkunda. Shuhuje abakarani bose. Abakarani barya pakuru ko bakayipakira, ndabakunda cyane. Abapakurura sima, n'abarya batwaza abantu. Kandi shuhuje n'abanyonzi. Nkunda ukuntu bakora ukabona babizi icyuya bakoze, ubona ko ifaranga ryo barivunikiye kweri. Nuko nabo hari igihe bari igisegonda imwe, ariko nabyo shuhuje abayede n'abafundi nabo bateka ari uko bageze mu rugo kubera imibabaro. Imana izabakize karande bajye basiga ibyo kurya n'ibindi babikore. Nongeye gusuza abantu bose bavomera amashantiye bakoresha amajerikani. Imana ibaha umugisha, cyane cyane abadamu njya mbonamo. Ikindi shuhuje abantu bose banyumva barwaye bategereje gukira. Murakoze cyane mushuma, ngira ngo twatangira. Ese buriya kurota umuntu arya, kurota umuntu arya mu nzozi, akarya yaba ibiryo bitandukanye utabasha gusobanura, yaba wenda kuri nyama byo warabisobanuye, ariko kurota umuntu arya biba bishatse kuvuga iki? Ngira ngo kino kiganiro wakoze kukiyobora nuko burya nubwo habaho inzozi nziza, habaho n'inzozi mbi byanga byakura. Inzozi nziza zikwereka umunezero ugiye kugera, hakaba n'inzozi mbi ziba ziguha warning cyangwa zikubwira ngo itonde, kuko nutitonda mu minsi mike yagiye kubaho ikintu
ukazarira kikakugora. Ubundi ni cyo kamaro k'inzozi, niryo ryajwi ry'Imana tuya tubona buri munsi ku manywa na nijoro ritubwira ko dukwiye kuri uwo murimo. Rero urakoze cyane. Cyambere kurota urya nabyo biri mu nzozi zitari nziza. Yego. Kuvuga turaganiriza zitari nziza muri rusange, umuntu arota. Uvuga ngo kurota urya bivuga ikintu gikomeye. Icyambere iyo rota uri murya mu nzozi bigaragaza ko hari ikibazo gikomeye kigiye kuza mu buzima bwawe. Ikibazo cy'ingorane. Iyo tuvuga ikibazo ntibagire ngo ni question mark, ahubwo uravuga ngo kurota uri muryo ubwabyo ni ingorane, ni ibibazo bigiye kuza kandi byihuse. Urimo urabyumva. So rero kurota uri murya mu nzozi bisobanura ibibazo. Icyo warya cyose upfa kuba uri muhekenya mu kanwa kawe. So rero bisobanura ko ari ibibazo umuntu aba agiye kujyamo. Nongeremo uyu birota cyane we uri murya wowe wenyine mu nzozi. Bahita ngo the serious problem is coming you. Nuvuga ngo you are way. Nuvuga ngo bisobanura neza yuko iyo urota uri murya hari ikibazo gikomeye kigiye kuza mu nzira uri mujyamo. Yego. Rega kenshi inzozi ni ibintu bibangamira iterambere ry'umuntu. So rero kurota urya ni ikimenyetso cy'uko ufite ibibazo ibyo urimo ukora. Ibyo ngibyo nanjye ndibuka nize kurota ndi kurya, ariko icyumweru cyakurikiyeho byarankomereye cyane kandi ntazi iyo bivuye. Ntazi iyo bivuye, ngiye kubona mbona ibintu byose birenda guhinduka mu kanya gatoya. Ukabona ibyo ukozeho biranga, amapromese ukabona aracitse, ukabya blocage mu Gifaransa, ukabona za obstacle ntuzizi, utazi ngo ziturutse he. Ukabona abantu barakwanze nta mutatonganye. Mbe ukabona ibintu biravumbutse. So ubwo wabibonye n'ibyiza ubwo bihamya nawe. Ngiye nabibonye rwose, ariko ibyo sinzi niba rwose ndi kurya iki sinyibuka. Nubwo byari bishyimbo, nubwo yaba uri hekenye umwumbati, icyo upfa kuba uri bushyirame mu kanwa gusa. Upfa kuri kurya gusa. Ni ibibazo bigiye kuza mu nzira yawe. Ni wawe mu nzira yawe, apana hirya, ni mu nzira yawe ibyo urimo ukora n'ibyo urimo utekereza. Hari n'izindi nzozi abantu bahuriyeho, ariko izi nzozi zaza gutandukana n'izijya ziba ku bana b'abahungu iyo barimo baragira mu myaka ya puberty cyangwa se imyaka yo gukura. Kurota urimo urakora imibonano mpuzabitsina kandi ukuze, atari ibintu uvuga ngo wenda ngo uri mu myaka yo, kuko ngira ngo abana bari gukora abahungu ukunda kurota ibyo bintu. Ariko se hari nk'umuntu ufite umugabo cyangwa se umugabo ufite umugore ariko akarota ari gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se umuntu ukuze, ibyo bisobanura iki? Aho ndagira ngo se nkukosoramo cyane, n'iriya myaka y'ubuto burya hashobora kuba hari ibyakemuka utiriwe usambana n'umuntu. Imyaka twayiciyemo natwe. Ukaba waryama kubera kuri mukura ugasanga ibibazo byarangiye cyangwa ko byagenze. Nk'uko kera umwana arotaga arimo anyara hanze, ariko agasanga yanyaye mu buriri. Barya babitangwa n'abanyaziya, abanyana niko bita ku buriri, ubundi basobanura ibintu iwacu bitahaba. Buri iwacu ubyaye umwana w'iwacu ukaba kwanyaye ku buriri bamugusubiza. Burya ariko hari n'imiryango burya abana banyara ku buriri ku buryo nubwo harimo ibyo kugira bakahanyara rwose. Bigeze ubamo se ni ibanga. Kunyara ku buriri? Ni ibanga. Ntabwo mbyibuka. Ariko ni ibanga. Simbyibuka niba byarabayeho. Ariko abenshi barabikora. Ibi rero iyo bita kuba ukora imibonano mpuzabitsina cyangwa usambana, bisobanura ko nushaka kuba uri muto cyangwa uri mukuru. Yego. Bisobanura ko ufite mu buryo bw'umwuka, umwuka mubi ufite nk'umugore cyangwa umugabo. Ubwo umugore afite umugabo n'umugabo afite umugore. Ubundi nicyo bisobanura. No kandi ikindi cyambere, uwo mwuka mubi umeze w'ubusambanyi wo usambana n'abo bantu buriya, intego yawo ni ukugira ngo dayimoni kwatake, ihagarika ibintu byawe, ndetse ibe yabasha no gusenya urugo rwawe. Kuko wa mugore wa ninjoro, wa mugabo wa ninjoro, iyaje umwishimira kuruta wa mugore uryamye iruhande rwawe. Yego. Kuko hari n'abahita nyine bigenda uko nguko. So nuvuga ngo igihe bagashaka kwataka kuri abenshi baningo zisenyuka, ikaba ari inzozi, bikaba ari ibintu bibi cyane bikunze gusenya ingo z'abantu. Abyumvise? Nuvuga ngo hari nabwo iyo nabivuga mu buryo bwiza, yenda tuzabigeraho mu nzozi mbi, mbone no kubwira nabarya abantu bapfakaye. Yego. Abantu bapfakaye,
abagabo bapfushije abagore, abasore bamufite abantu mukundana, ukarota uryamana nawe. Burya ntabwo ari wowe uri muryamana nawe, ahubwo ni dayimoni yiyambitse ya shusho ya wa muntu akaza mu isura ye mukaganira, ariko kumbi bivuze ngo mu buryo bw'umwuka ufite umugore, mu buryo bw'umwuka mubi ufite n'umugabo mu buryo bw'umwuka bisa. Iyo muryamana rero cyane muri iryo nzozi ikaba ni ibintu bibi, ni inzozi mbi, ni indoto mbi, babyita ngo ziri dangerous ku buryo bw'urugo n'ubuzima n'iterambere. Ubwo aho naho byabihuriye n'umuvumo cyangwa se ni exactly n'umuvumo nyine kwese bishingiye bundi inzozi ziri negative zishingiye ku muvumo na karande ubundi. Naho siramutse urose wenda nk'uwo muntu muziranye ariko bari gusambanywa n'undi muntu, icyo gihe cyo tuzabitekerezaho ubutaha biriya bintu. Ntabwo ho ntahasengeye mpamenye ko kabazo reka tukabika ahandi hantu. Ariko ntekereza ko icyo gihe wowe ushobora kuba ubikeka ari umutima wawe kubwiye, ntabwo turabimenya neza, ariko tumutira wa mugore wa nijoro kwataka. Yego. Ikindi hari abantu benshi bakunda kurota, basimbuka nk'umusozi cyangwa se ukarota usimbuka ahantu ntiharangire, cyangwa se ukarota ugwa mu cyobo kinini ugakanguka ukiri kugwamo, cyangwa se ugasimbuka umusozi muremure ugakanguka utaragera hasi, cyangwa se ntumenye uko byarangiye. Izo nzozi zirazisobanuye. Izo nzozi rero ikintu zisobanura, ubundi nuvuga ngo iyo urota uguruka umusozi, ubundi biba byiza ko ukanguka ugeze kuri top y'umusozi. Yego. Iyo ugeze kuri top y'umusozi washima Imana ukanezerwa. Ariko iyo ukangutse utaragera ku mpinga y'umusozi, utabashije kuwutorera, ushaka usenga Imana kuko ni bya bibazo bije ku buzima bwawe. Rego ubundi inzu zose mbi zishingira mu iterambere, mu burumbuke, mu buzima no kwegera aho ushaka. So rero urose urimo guruka uri mu kirere bisobanura ko hari ikibazo kirimo kiza imbere yawe. Noneho iyo urose usimbuka ugeze kuri top y'umusozi uguye hejuru, shima Imana ko bitsinze. Ariko iyo uguye mu kibaya, iyo hanutse ukagwa hasi ugakanguka utaragerayo, ni problem. Iki kibazo kizagufata kandi ntabwo uzabikira. Hano ndambwiye ngo yarose umuntu ari kumwirukankana, noneho ahanuka ku musozi hejuru akagwa mu ntuza mu rutoki. Agwa mu rutoki, ega kaga. Shisa ataguye nk'ahandi hantu hatari mu rutoki. Shataguye nko mu masaka cyangwa mu bigori akagwa mu rutoki. Ariko ntiyamufashe, yabyo kwa ku musozi. Ntiyamufashe. Izindi nzozi ngira ngo udusobanurire, ni ukurota umuntu akaraba cyangwa se anywa amazi mabi. Urakoze cyane icyo kibazo. Iyo umuntu arose akaraba amazi y'ibiziba, amazi yanduye, amazi asa nabi, unanayanywa, bifite ikintu kimwe bisobanura ko umwanzi wawe ashaka kuroga no kwanduza ubuzima bwawe. Kugira ngo utazabasha kugira icyo ugeraho, utazabasha no kugira ikintu wabona, ndetse no kujya mu ijuru bitanashobora kubera ko wabakoze bya byaha. So rero icyo ufite n'iki, bisaba kusenga n'imbaraga no kwirukana umwuka mubi w'uburozi, ndetse no kwitabaza muri Kristo kugira ubashe gusenya ibyo bintu. Ubwo ni ukurota ukaraba cyangwa amazi mabi. Ukaraba amazi yanduye cyangwa amazi yanduye, bivuze ngo hariho mu buzima bwawe abanzi bawe, ariko basa n'inshuti n'ubundi. Ko burya ikintu ukwiye kumenya, nta muntu wakugera hadaciye ku nshuti yawe. Ko burya mu nshuti zisarawundinze, burya zose ntabwo ariko ziri inshuti zitangwa ni intime mu Gifaransa. Zose si inshuti nyanshuti zo kuba hafi. So rero kugira ngo ugere kuri Rodrigue binsaba ko ndi buce ku wundi muntu wa Rodrigue. So rero ugomba kuba serious, icyo kintu ukakirebesha amaso ukakimenya, ukamenya neza ko mu buzima bwawe hari umwanzi witwa inshuti ushaka kwanduza ubuzima bwawe, kubucafuza no kubwangiza, no kugira ngo utagira ahantu utera intambwe imbere, kuko umwuka mubi amaze kwata guturutsa aho ngaho. Tukiri kuri ibyo ngibyo, iyo umuntu arose anywa itabi cyangwa se anywa inzoga, kunywa itabi cyangwa se anywa inzoga, ari mu burota arimo aratumagura ibitabi rwose, cyangwa se arimo aranywa inzoga, ariko ngira ngo abenshi nta bajya basinda, kuko ntibashije kudusobanurira. Ntabwo ugeze uvuga ko asinda batumagura ibitabi.
ubundi smoking yose umwotsi wose uturutse ku rumogi itabi ibyo wakora byose ndetse no kunywa inzoga mu nzozi bisobanura ko hari umwuka wa confusion, hariho utewe n'umwuka wo gutera gushidikanya, umwuka wo gutera gushidikanya. Ikindi kuba rero umuntu arota ari kunywa itabi cyangwa atumagura itabi ndetse n'inzoga nyinshi zimuzengurutse, ni ukuvuga ngo ni umwuka utera confusion yo gushidikanya no gukekeranya. Kabiri ni umwuka w'amagambo, ni ukuvuga ngo nigiye guterwa n'amagambo ku buryo ijambo uzavuga abantu bazaribyazamo irindi. Yego. Yubona nto barinywa kunywa itabi barota barinywa, ni ukuvuga bakokezaho umwotsi n'inzoga bazinywe ruhande banagutuma n'inzoga n'iki byose, ni umwuka wo gushidikanya muvuye kwa Satani muri za karande wo gushidikanya. Kandi ahanini uzaguteza gushidikanya ku bintu, ugire confusion, se ni Imana siyo. Kandi ikindi buri gihe ijambo ryose uvuze baribyaza irindi, muri icyo gihe uririnda kuvuga senga Imana. Nicyo bisobanura gutumagura itabi n'inzoga kuri gutuma. Ikindi kintu burya inagira na gutuma ikibiriti mu nzozi. Umuntu gutuma ikibiriti mu nzozi ngo shireho itabi, burya muntu ushatse wahita uvuga ngo amaraso ya Yesu namunkiza, kuko agiye gutera confusion mbi. Kandi ikindi agutumye kunywana n'abadayimoni utabizi. Hari n'abantu b'abarozi bamwe bajya banabikora, yenda ngira inama n'abanywa itabi. Umuntu akaba afite ikibiriti ariko ntabangusha ngo wandomekeye, kandi waragize gute aragifite. Ariko abagira kohereho ya myuka mibi, kandi bikorwa n'abagabo bikorwa n'abagore. Uyu munsi ntiharoga abantu bamwe gusa, bose basigaye banaroga. Kandi abenshi bivuga ko uburozi bwica ari ubwo bariye mu biryo, ariko ubundi uburozi buri kwica umunsi n'uburozi bwo mu kanwa, kuko imvugo yose ifite imbaraga. Kugira ngo ngaho ncomekera gutuma ikira cyambere kunywanisha n'abadayimoni, gutuma ikira hari zari umwana wese bapimye igishirira kiri umwana. Itabi ryaramwokama sabirebe, n'umwana batuma ku kabari wese kuzana inzoga ziramwokama. Ngo mwana wangu ndebera ya nkono y'itabi ziramwokama. Mwana wanjye ndebera aho nashyize isegereti ziramwokama. Nuvuga ngo ni umwuka wundi ukomeye wa confusion mu buzima, kandi no kuba ayo magambo yaba yaje ku muntu nuko mbibona ibyo bintu. Hari izindi abantu bashakunda kurota, rimwe na rimwe bikabatera ubwoba, abandi ntibabyiteho, cyangwa se abandi nabo bakagira, ndakeka ni zimwe mu nzozi abantu dukunda kubona muri comment cyane, aho umuntu arota yasubiye iwabo ku ivuko, agasubira ahantu hari inzu ishaje cyangwa se hari n'itongo, ariko akibona yahasubiye. Hari n'abandi barota barasuye aho bize nka primaire, abandi bakarota nyine barasubiye ahantu iwabo ha kera, bakariho barotera izo nzozi. Ibi byo bisobanura ko umwuka wo gusubiza inyuma, gusubiza mu bya kera no kubuza gutera imbere mu buzima bwawe. Icyo gihe ariko ngira ngo iyo ugiye uhageze ugasanga abo mwo biganye ba kera bapfuye, abandi batakiriho utazi niyo bari, automatique arumenye ngo kera abarozi ngo barakurembuza ngo wigendere. So n'umwuka ro mubi gusubiza mu byaro bya kure, ukabutuye muri Amerika ukisanga mu byaro by'uwanyu ku Gikongoro, mu buzu bushaje, mu tuntu tumeze gutyo, mu mashuri ya kera bigamo, wambaye uniforme, ukabona abantu mwiganye muragendana kandi barapfuye ntibakibaho, bamwe ntunazi naho baherereye. Bisobanura ko ari umwuka mubi wateye ku buzima bwawe, ukwiye gushaka ukuntu icyo bintu ukwiye kubyikuramo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe biba bigaragara ko umwanzi wawe ashaka kongera kugusubiza mu buzima bwa kera, ndetse no kuguhuza na bya bicaniro twavuze kera, no kuguhuza na ya mivumo ya kera, kuko ubundi ishuri warangije ntiwakarisubiyeho. Warukomoje guhura n'abantu bakera bapfuye cyangwa bataziriho, inzozi zo kurota bwo uri kumwe n'abantu bapfuye. Hari n'ugeze kurota ngo baraje ngo yarose umuvandimwe wapfuye, araza ari ku igare, arambwira ngo jya aho tugende, kandi yarapfuye, arambwira ngo jya ku igare tugende. Undi nawe akarota abantu bakiramuhamagara, abandi bari kuganira, abandi kurota abo bantu bapfuye byo biba bisobanuye iki?
iyo urose abantu bapfuye akenshi muri kumwe cyangwa muganira barimo mutamuvuga akenshi bumva ko n'ubundi ikintu cya mbere bashaka gusobanura nuko n'ubundi deja nk'ubabwiye ngo njya ku igare tugende n'urupfu ubundi yaramuhamagariye ariko akenshi bari n'imbaraga z'abarozi bamwe bashika abantu bakabakura bakabazana ariko uwo muntu aba agomba guhura n'ibyago biremereye n'ibyago mu buzima bidasanzwe byerekana ko ari umwuka wo gusubizwa mu mibereho uburwayi ibintu bikomeye ko nubundi hari n'igihe banaguhamagara ngo sinkurekura ati ngwino tujyane tumate ni urupfu nyine n'ubundi ugomba gusenga wirukana izo mbaraga zimeze gutyo. izindi nzozi wenda twavugaho tugasoza inzozi zo kurota inzoka hari urota imuruma hari urota ahagaze mu nzoka nyinshi cyane rota inzoka imwirukankana hari urota inzoka imusimbukira akaba arakangutse izo nzozi zo kurota inzoka zo zisobanuye iki? Umuntu wese ushobora kuba arota inzoka mu nzozi cyangwa se za scorpion aho ziherereye bazizi bino bisobanura ko Satani arimo arwana nawe mu buryo bukomeye arimo akoresha kwita imbaraga zo hejuru imbaraga z'ingufu ariko zikomeye cyane the highest power mu bwami bwo kwa Satani arimo kurwanya akwataka mu buryo bukomeye kandi ngira ngo ubwami bw'umwijima bwakwatatse bwakugezeho ngira ngo aho birakomeye cyane iyo urota inzoka cyangwa scorpion zikuzenguruka inzoka nyinshi se cyangwa yabimwe zikwirukankana uhagararanye nazo nibivuze ngo Satani arimo ararwana nawe mu buryo bwose bukomeye kandi arimo arakoresha imbaraga ze z'umwijima mu bwami bw'umwijima kugira ngo agushyire hasi. Arwatubwiye ko yazirose ariko arota azicamo yiruka ari nyinshi cyane inzira ari gucamo irimo inzoka nyinshi cyane azicamo yiruka ibyo bisobanura ko arimo aca hagati y'indyarya ubugome ibyo byose azinyuramo yirukanka ariko urumva deja arimo arirukanka azihunga so nuvuga ngo n'ubundi icyo ubusabwa n'icyuzirose wowe ugomba gusenga Imana ugahamagara amaraso ya Kristo waje kubinesha kuko inzoka nicyo gisobanura nivuga ngo ni uburyo Satani akurwanya mu mbaraga zishoboka zose nka kuriya tubona ajya arwanya umuntu kugira ngo amukure mu nzira ye ashaka kumusenya kumubuza ubuzima kumuteza ibindi bintu kumuteza ingorane ariko bikakomera muri ubwo buryo tugana ku musozo ndagira ngo ugire ijambo urenzaho risasire ibyo twize uno munsi ndarikira abantu ko ubutaha tuzavuga ku nzozi zo kurota urusenda kurota wabuze inkweto zo kwambara kurota urimo urera umwana yaba ari kurota ibitangaza mu nzozi yaba ari ibya traffic jam ibi byose ndakeka ko tuzabasha kubisobanukirwa ariko uyu munsi reka tube dusoreje ahangaha ugira ijambo urenzaho risa nk'isasi ibyo twabonye uno munsi no udusengere. Numva ko ari akantu ushaka gusoreza niba unyemereye uziko tuzavuga nyinshi cyane ariko waba uzi neza kurota abantu bapfuye batwara ikintu cyawe ukanumva twakabwira abantu kugira ngo ubutaha bazabyumve kuba warota umuntu atwara ikintu cyawe ariko yarapfuye abe so mama w'umuryango umuntu wa kera uzokone aragukuraho ikintu uzi ibintu bisobanura ibintu bikomeye ko turabaga ko ejo bazakurikirana birumvikana ubundi reko kino cyose ubundi wareka nka tugacumbika bakarana amatsiko tukazisobanurira reka ducumbike hanyuma tuzakomeza icyo tuzaheraho turaye tukubwire ngo urarana amatsiko mu gitondo ubyuke uburi maso utegereze ibiganiro byacu bisohoka saa 12 za buri munsi mu Rwanda bivuze ngo ni hafi nko mu masaa 6 aho ngaho saa 5 muri Amerika z'ijoro z'amanywa z'amanywa iwabo z'amanywa cyangwa ariko hano bari na saa 9 buryo biterwa na state baherereyemo buri turi kumwe ariko bamenye ngo kurota umuntu wapfuye agira ikintu akura ku buzima bwawe cyangwa mu byawe ni ibintu bikomeye tubaraze kuri ayo matsiko tubaraze kuri ayo matsiko ariko bamenye ngo nubwo ngiye kubaraza kuri ayo matsiko bamenye ngo birakomeye kandi iyo misiyo turi ngo tuyirwanye. Imana ibaho umugisha dusenga Imana mwakoze kudukurikirana mwese abakunda Ubumwe Bwabera Ministries. Imana ibaho umugisha ibintu tubasobanushingiye kuri Bibiliya kandi umuntu wese wakenera kumenya ngo ni gute nazikira hamagara nimero irahari tugufashe dusengane tukubwire ngo komera kandi ntimucike intege. Yesu arahari byose uhamagara amaraso ya Yesu kugira ngo bikurweho. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha.